projet nyine ndi kubategura ndetse niyo nari natangiye gukoraho nyikore nyirangize muyibone nziko ari projet nziza kandi muzakunda mwebwe kano kanya kuri hano kuri Okon Comedy nimuramuka mumfashije nyine mukajya mumfasha gusharinga gukora nyine mbese nirega biteye byanda bikeneye wenda simvuze ngo amafaranga uko amafaranga y'ibyo ni ibindi ariko naramusaje no kuri nabwo nashima Imana cyane nashima Imana buriya nabyo tujye tunavugisha ukuri nta kintu kidakenewe ariko buri muntu wari wese nyine njewe abanyarwandakazi inshuti z'u Rwanda mwese uko umuntu wese wumva ikinyarwanda ubwabyo nakubwiye ngo kuba wumva ikinyarwanda igare ko twonse rimwe kwa wale ambao wananipenda wale washabiki wangu nyinyi nyote nawasalimia ya abantu bose bankunda aho muri hose ari abari mu bihugu byo hanze ari abari mu Rwanda ndetse n'abantu bose bumva ikinyarwanda mwese ndabasuje amahoro y'Imana nabane namwe uyu munsi ushaka kwibaza ngo mbafite iki navuga ko ntabwo ngo ni inkuru nziza ariko uruhande rumwe ni inkuru nziza ko buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo mu byiza no mu bibi byose tujye dushima Imana ko buriya ikindi baravuga ngo kuriho burya nicyo gishoro kenshi na kenshi agiye tubona twishimira ibyiza byatugezeho tukishimira ndaya iterambere twagezeho ariko nyamara mu by'ukuri twagira mu bibazo cyangwa se mu ngorane ugasanga dutangiye ko ati se Imana ibi ngibi nawe ujye ubikora ariko uko Imana ishobora kugirira neza ukuntu ibintu byinshi byiza bitandukanye niko nibi nabyo bijya biza uzabyakira kuko rimwe na rimwe hari n'igihe wenda bari n'ishuri ryayo uri kugira ngo ikunyuzamo kugira ngo ikurenze indi ntambwe kuko buriya akenshi na kenshi umuntu iyo ari kuzamuka urwego cyangwa se ashaka guterera umusozi kugira ngo aminuke agere kuko hatambika amanza nyine guterera akiyuha kuye ibi byose rero nyine mu buzima iyi mpamvu nari mbivuze ibi byose ni ukugira ngo niba muri mu bihe byiza shima Imana ndetse ni muri no mu bihe bibi nabyo shima Imana kuko hari ababigezemo bitaba Imana cyangwa se barapfa ariko kano kanya uracyahumeka umwuka wazima niyo mpamvu mu byiza no mu bibi tuba dukwiye gushima Imana umunsi rero ikinteranyirije ahangaha nta kindi mwagiye munyereka urukundo mu buryo butandukanye mu bikorwa byinshi bitandukanye twagiye dukora ari muri filimi z'abandi cyane cyane nko kwa Nyambo kwa Kiramani kwa Jeje ndetse n'ahandi hatandukanye agiye nkorera ahantu twagiye tubana neza ku matera atandukanye mu gihe wenda kitari gito yamaze muri ino industry ya cinema cyangwa se maze kuri social media mbese nagiye mbona urukundo rwanyu mu buryo bukomeye noneho byabaye akarusho munyereka urukundo kuri Valence TV show yes ni channel yanjye ni channel nahere kuri 0 subscribers nzamuka gahoro kubw'imbaraga nkeya wenda nari mfite ariko ibyo byose ntabwo mwajyaga mu ntengwana nshyiraho ibintu nkabona mwabikunze mwandebye abandi bagakamfasha gusharinga mbese mu by'ukuri umuntu wese wagize ikintu afasha kugera kuri ino tariki ya 9 y'ukwezi kwa 7 2023 Imana imuha umugisha aha rero ikintu ngarutse kubabwira nta kindi mu by'ukuri nkuko mwagiye munyeka urukundo ku buryo butandukanye cyane cyane kuri Valence TV show abantu ngarukiye tumaze iminsi uploadinga mushaka ko ati se byagenze bite ko byagenera kose wenda nubwo na mbere hari ukuntu wenda hajyaga hacamo kamo gatoyo ugasanga wenda turi kubahera episode rimwe na rimwe ku gihe n'iki cyane cyane kuri film ya Nyamirambo Today ko yadukoraho ariko ngubwo nyine reka mvuge ngo byabaye agaterera nzamba kuko twari dufite na project nshyashya turi gukora ko ikintu cyaje kubaho baje kunyambura monetize banyambuye monetize nyine namwe murabizi nyine ukuntu ibintu bigenda mu by'ukuri bino bintu nyine bya social media ntabwo amenya ngo bigenda gute n'ibiki akujya ko nokabona nyine urabyutse ngewe n'aba YouTubers bagenzi banjye mu by'ukuri nimba nabango no gusenga nimba nabyita ngo niki ari ukuntu uvuga ngo reka nkora uruhande rwanjye none nimara gukora uruhande rwanjye ndi Imana nayo irashyiramo imigisha yayo nta kintu kibavanimo kujya kubona ukabona warabyutse mu gitondo wumva umeze neza wenda muri dashboard harimo $2 n'ibiki ukajya kubona channel umenye kuntu bayihunguye so biri mu bintu byani agahinda n'umubaro mwinshi ariko none nongera gutenda bati se ubundi bwo bwa mbere naba mpombye so ngerageza kwa piringa murabizi nabandikiye barambwira ati ni nkora pi nabwo ndagerageza biranga gusaba amezi 3
noneho muri ayo mezi 3 nabwo ntabwo umuntu aba yizeye ijana ko bizakunda. So hari n'abagenzi banjye wenda bagiye bahura ikibazo wenda nk'iki nabo wenda byagiye bibaho, sinzi wenda cyagenda dukusanya amakuru, ako nyine kuvuga wenda ku ruhande rwanjye kuri Valens TV Show. So bamaze kuba amezi 3 nibwo narebye rero ndavuga ati se Mana yagasani, nk'umuntu nyine umenyeye gukora, umuntu nyine wari umenyeye kwihiringa, umuntu wari umenyeye nyine kugira abantu we ashimisha, kuko n'abafana bambwiye ati se ko Valens wari utangiye kuza neza ukora content nziza nyine zidufata ku mutima, byaje kugenda gute? Nibwo rero navuze ati rero ntago nagumya kwicara gutyo gusa ngo nigeze mu mezi 3, kuko nshobora no kuyategereza ejo n'ejo buno ugasanga nabwo n'ubundi biranze. Ubwo nafashe umwanzuro ndavuga ati basi reka mbe n'ubundi nshatse uburyo mba mfunguye ndica no ku ruhande wenda mbe nyikoreraho, in case biramutse wenda batanga rero monetize we nakomeza iyi ngiyi bikagenda neza. Akanya rero uyu munsi tuvugana guys, ndakwinginze n'ubundi jya kuri Okonko Media, n'undi ni amazina yanjye Okonko Media. Aje mu kanya mbahe link, ukibona kano ka video unkore subscribe, yes, like, comment, mbese nyine ahangaha niho muyoboro mushyashya ndumva mugiye kujya munkurikirana, aho mugiye nkurikirana n'ubundi Valens TV Show nyine amaherezo yayo. Ku kano kanya ntabwo navuga ngo nakwicara gutyo gusa nyine ngo nterere iyo cyangwa se ntwari iyo rigoramiye. Njyewe nyine wa muntu nyine w'umwihirinze, murabizi ibi byanye nyine gukora mu gihe nkihumeka umwuka wazima, no gukora mpaka mpfuye. So ni napfa basi wenda nzasiga amateka meza avuga ati cyakoze twari dufite umwana nyine wari umukozi. So nawe rero mu buzima busanzwe nk'ubwo gutyo gerageza uvuga ati ese wenda mu buzima bwanjye wenda nzaba ntakiyukwa, nzaba yana abantu bazanyibukira kuki. Ubwo rero icyo ndi kuvugaho nyine ni iki ngiki, nyamuneka mu nshyigikire, ni kuri Okonko Media, niho hantu rero ibikorwa byanjye bigiye kuba byimukiye dukora bitandukanye. Ikindi cya kabiri none n'ikintu cyanambabaje cyane, so hari filimi nshyashya nari maje gukora mu kanya ngiye kujya ncisha mu tuntu dutandukanye muri ukuntu imeze gake, kuko urumva nyine iyo ngiyo n'ubundi mufite footage zayo, ariko no bitewe n'ukuntu wenda iplaninze ndetse wenda n'ukuntu yampenze, ntabwo ari filimi nahita mvuza ngo nshyire kuri email nshyashya. Niyo mpamvu nifuza yuko mu supporting muri no minsi wenda micyangiye kuba nshaka ukuntu wenda azamura abasabu ndetse no tujya tubisa ngo kuzamura agacana ku buryo byobura nzatangira kuba kubita project z'imiriro nyine nk'iyo urumva harimo nk'iyo ngiyo nari nakoze. Ni project nziza cyane, ni project mbona nyine koko namwe koko mwari mukeneye, project nzi ko mwari kuzakunda, ariko kano kanya nyine iri mu bubiko ntabwo nshobora kuyisohora bitewe n'icyo kibazo. Ubwo rero igihe hari nta kindi bavandimwe, inshuti z'umusaraba, bana ba mama, bana dusangiye igihugu tugasangira umurimo, bana dukundana, mbese reka mbabwire ngo abo twonse rimwe, kuko buri umuntu wese wumva ikinyarwanda kandi ari umunyarwanda, uwo ngonge mwita umuvandimwe wanjye, kuko baratuba twaronse rimwe, ubwabyo kuba duhuje ururimi, twagize amahirwe mu gihugu cyacu, usanga nyine twese duhuriye ku rurimi. So nkuko rero indirimbo yacu ivuga ngo umuco dusangira ngo uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza, kumva nanjye rero ndabinginze mu supporting uko bishoboka byose. Benshi batandukanye bagiye bafite amacano, ujye na video yanjye, nyamuneka ujye unshyira muri community, cyangwa se nyine uburyo bwose ufite bwo kunsharinga, ari kuri stati ukirireho, mbese umunyere ku rukundo, kuko wenda nubwo ari kubivuga gutya mubona nkaho nta kintu cyabaye, ariko simbabeshye bavandi, nta kintu kimwe kugira ngo uvuga ngo mfite wenda umutungo umaze guhagarara miliyoni irenga n'inkurugero, cyangwa se n'ebyiri bitewe n'ibintu waragiye ukora bitandukanye. Kubivuga gutya wenda nyine umuntu abona nyine nta kintu cyabaye n'iki, ariko reka mabwiza ukuri, ureba ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, uko nimba buri hari ikintu cyambere nyine kijya kibaho ukavuga ngo ebana nyine ahangaho kabisa nyine ndahiye, nta kintu kimwe kuvuga ati wenda narimaje kugira wenda umutungo uhagaze wenda miliyoni wenda hafi n'igice cyangwa ebyiri mu aho gutyo, bitewe n'ukuntu wenda waragiye guprogama ibintu byawe n'iki, noneho waranze ukajya kubona ukibyuka gutya ibintu byose nyine ukabyuka ibintu byose byahindutse, ubona nawe ubwawe noneho hari ukuntu uhagarara wakiruka uvuga ati se ubundi who am I, ukajya rimwe na rimwe urabona nyine cano n'ubundi ni ikintu kiri online, ariko ibaze ko abantu twari turi kumwe kuri tele wenda nkabakira n'iki twari twagiye gushobotenga mwene data sinkoshye umunsi gukora akazi byarananiye,
kera akagerageza akambwira ati mwana wanjye ibi ngibi nyine bibaho, nawe twaje duhomba ibintu byinshi bitandukanye, ati ariko ubwo watangiye guhomba, so naramushimira cyane, ati ubwo watangiye guhomba noneho kandi ugahomba ibintu bifatika, ntigare ko n'ubundi no kwakira nabwo nuzajya kwakira uzakira ibintu bifatika, kuko buriya ntabwo ushobora guhomba miliyoni utigeze utunga, ukumva. Ariko reka mabwiza ukuri nyine pe, kubyakira byarananiye kuri rwa rwego nyine nanjye nahagaraga nkibaza ati bino bintu bigenze gute, nkatangira gusenga nsembwira Imana ati ku Mana ubundi uranzi cyangwa uranyibuka. Ariko nanone rimwe rimwe nkibuka wenda umunsi wa mbere nyine ntangiye kuza muri ibi bintu, kavuga ati n'ubundi nabyo n'ubundi usibye Uwiteka wenyine agiye atuyobora, mwagiye mwumva ubuhamya bwanjye mu buryo butandukanye, nyine nagiye mpura n'inzitizi nyinshi. Ariko ikintu cyatumaga nyine mvuga ati ibi ngibi byo ntabwo bibaho, nuko so reka mvuge ngo wenda ku bantu b'abarokore cyangwa se ku bantu basenga nyine b'abakristo, uko byamera kose ubwo nyine uba ufite ikintu nyine wizera. Niba utizera Imana nyine harubwo harabizera wenda muri nyabingi n'ibiki, ariko twebwe twizera Imana nyine harubwo uvuga ati Imana ko nzi ko bino bintu ari umuhamagaro wanjye, ko nzi ko nagiye gutangira ibintu ndi kumwe nawe, ese bino bintu byagenda gute? Ubwo aho ngaho ikintu ndiko impamvu uri kubivugira cyo kuvuga menshi, ahubwo no kujya mu mbwene wa muntu nyine nawe ushobora kanya uri muri situation akageraho nyine yumva atangiye ku blaming Imana, ariho nahereye mbabwira ati wiya mu byiza no mu bituje dushima Imana. Kuba kano kanya ibyo usho pe hari abafunze, hari abameze gute nyine ibyo byose, ariko Imana nyine nta kiyibuza kwituma. Nanjye no muri iki gihe nibwo natangiye kubateza ku Mana, kuko buno buzima nyine gute wa nyine hari ikuntu bumva ikintu cy'umutwaro, kuko iyi cano nari maze nk'imyaka hari nk'ibiri ariko akora nyine, kuko nshootinga buri kwezi, wenda nyine nshootinga rimwe mu kwezi, nategereje ko bampemba, sibyo mwese ubwo nyine ubwami bwanjye murabuzi iki bitandukanye. Ikindi kintu cya kabiri, ikintu cyatumye mvuga ngo yaranambabaje nyine ku rwego rukomeye, kuko hari nk'umuntu ashatse kuyingurira ashaka kumpa miliyoni nyine, kandi tarajya yari kiri mu wasabi 1000 ndumva ari 8 hari, ashaka kumpa miliyoni ndayanga. Ikintu cyatumye nyanga nta kindi, nawe ati ngino cano njya umunsi wa mbere njya kwifungura cyangwa se njya gushutinga, nishutingiza amafaranga hari ndumva icyo gihe naratanganye na Maniyori na Claudia n'undi muvandimwe umwe, nyine bari babantu b'inshuti zanjye nyine, nababwira ati ko bimeze gutya na gutya bigende bite, abantu baraza baransapotinga. None muri icyo gihe muri cyagiye najye mbabwira ncuzaga amagi, mbese amafaranga ya mbere nishe abakameramani location, mbese amafaranga twakoresheje bro, nta mafaranga narakoye mu magi muri icyo kintu sinzi muri uri kucyumva. Rero nyine kubona ibintu bigiye gutyo ugatijya nyine n'ahantu ibintu nyine n'umunsi wa mbere cyangwa se muri icyo gihe nyine ukuntu byagiye bigenda n'ibiki, wenda uyu munsi wenda hari nk'ukuntu uvuga ati mu buzima wenda hari akahindutsemo gakeya, ariko reka ni ntekerezo ukuntu wenda ngajya ndara muri chambrette nahidashinga no nkabona udufaranga, bamwe n'abajya bambwira ati se ayo mafaranga wayabitse nyine bikagenda basi wenda wazana kora project gakora project ifatika umaje no kujya niza, uko nayitangiye ntaragira izina, uko nayitangiye hari ndumva ariko tugitangira ibanga ya ndumva ariko twatugitangira ibanga niza wenda ryanjye, wenda kano kanya nabwo ntabwo mvuga ngo wenda ngo muranzi cyangwa ndazwi, ariko wenda muri urumva muri icyo gibaze ko kano kanya nari mvuga ngo ntaho nari nagera, ariko urumva muri icyo gihe ko byabaga nyine ari ibindi. Ako nyine bite na wa mutima kuvuga ati uko byamera kose nanjye ngomba kuzarwana one day wenda nkazagira abantu nshobora kujya mfasha mu buryo bumwe cyangwa nkuko natwe wenda tugira abadufasha, kuko mvuga ati wenda uyu munsi ndabyukira kwakira sindi buburi birayi, uyu munsi ndi bujye kwa Nyambo ntabwo ndi buze kubura inzu nyine, mbese nanjye nkavuga ati byo wenda hari nk'abantu wenda nkabanga ino yaba ari abantu 2 cyangwa 5 vuga ngo wenda nabo wenda mbasha gufasha kwishyura inzu bitewe n'imbaraga nagiye nta kazi. Icyo gihe ntanga kugura urukweto kugira ngo ndeko nashutinga mwanya n'abantu mushutinga murabizi muzi kuntu by'amafaranga, ntanga kwambara umwenda mwiza, ntanga kurya neza, nyine ibintu byose ukabyigomwa warangiza ku munota wanyu ukajya kunokabara nyine warugeze ahantu nyine utangiye uri success, kumva utangiye kujya kuri banki nk'abandi, utangiye ko ibintu byatangiye kugora, uragenda bagukubita amadolari ku bantu nyine wenda babikuza mwe murabizi. Ndeka mbahe n'ubuhamya kano kayo ko wenda ejo nejo ubundi hari nzaba wenda ndi kwivuga ku yandi macana ko nabyo mbibabwire ntacyo bitwaye, nta kintu kiza nko kubaho kujya kuno wenda ugiye kuri banki bagwa $2 kugenda ukajya ku muhinde ukajya kuvunjisha, wenda nimba ari amadolari niyo yari 200 amaye nkaho, cyangwa wenda amayero 200 ubonye ukajya kuri uko baragiye barakubari amaye nkaho ugize mu 200. Umunsi wa mbere nyine ngende nawe ati si ibintu bibaho, nagize ngo nawe ati ibyo byose umugomenya hari yibeshye.
nyuma nibwo nagaruye ubwenge baje kuyampereza ngeze hanze ndavuga ati ko ntago ari ukwibeshya ahubwo kuko hari ukuntu baguha amafaranga ukanasohoka utabaza sinzi n'ibyo bintu wenda hari umuntu byize kubaho ariko nyine ngewe nibyo bintu byambaye n'ibyo nkubwiye atari ukuntu nyine ugenda ugira experience mu buzima ntabwo nari nzi ko nyine nibyo byari uko bigenda nyine urumva ntafungura cyane niyo mpamvu akenshi na kenshi nyine uko wenda wihiringa kose hari nyine more spend more gain so hari indi nose wenda nagiye mbona naho uburyo ujya kuri banki uvuga ati urabikuza niyo ko bati ndashaka wenda konti mu madolari cyangwa mu mayero so ibyo byose nyine navuga ngo hari kandi zimwe zigenda zicika nubwo rero n'ibingi biba bikiturwanya nyine ndizana ntashidikanya ko hamwe namwe ndetse n'Imana nanjye dushobora kongera kugera kure kandi mushobora kongera kumfasha nkagera ku rwego rukomeye so rero still kano kanya impamvu ni ingiyi inzozi zanjye ntabwo nazigeraho ntabwo najya ku rwego wenda mvuga ngo byo mfite wenda abantu 5 wenda bishyura inzu bivuye wenda mu mbaraga za Valence sibyo wenda no mu bwenge bwe no mu gikundo wenda Imana yamuhaye ibyo nibyo bintu mbere na mbere nifuza aho wenda nibo mbara ariko niza ntashidikanya ko nk'ukuntu wenda mba nimba mu mutima uko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo icyatumye ngo mbasigaza ikrete ngo no kugira ngo mutunganye bidatunganye nanjye rero ndebye no musozi wa social media mpagazeho mvuga ko icyatumye Imana imumpagarikaho ntago ari kugira ngo wenda mumbone nkuko mumbona ahubwo ni umva koko icyatumye Imana impagarika ahantu ari kugira ngo mujye runaka yendo tazi nawe wenda nzakugira umumaro cyangwa se nzagira umumaro umwana wawe I hope kandi mutuwanjye mba numva ubinyemeza kuko numva yuko byamera kose mu buzima bwanjye ko nagiye nanameze naho nagiye mbatandukanye ari muri Kenya nagiye mba ari Tanzania nyine nagiye mba hano hashaje hatandukanye ariko ikintu cya mbere nyine najyaga nishimira ntitoye ngo nta nubwo byaga ari no mu gihugu cyacu nukona mbayeho ariko hari abandi bantu nabo bashaka kuba kubera nge cyangwa se ndi gufasha mbese muri make numva umutima wo gufasha kuri ngewe nicyo kintu cya danje nyine mba numva muri ngewe mba numva mfite uko buriya ibintu byarangira ariko nimba ikintu cya mbere kijya kibaho cyiza kuvuga ngo ese wenda ko wahuye na Valence kuba twaramaranye wenda igihe kinini cya gitoya iki si ikibazo aho umunsi twahuraga ni ikihe kintu nakungukiyeho cyane ikihe kintu wanyungukiyeho rero ngewe mba mvuga ngo njya mbwira n'Imana mvuga ati Mana base mfasha igihe cyanjye gikoreshe neza menye ko ari igihe cyanjye muri kumva vuga ngo byibura menye kugira gute kubara igihe cyanjye ndetse no kumenya kukibamo so nawe rero uri kuboneka amatwi kano kanya nakwifuriza ko mu gihe urimo akazi urimo menye igihe cyawe cyo gukora sibyo ikindi cya kabiri hari indirimbo y'umusware yavuga ati bani bayita ngo mwanangu ni cyane bitandukanye no mu bari y'umugabo bamwita n'umunyatanzania nk'ikunda cyane avuga ati imbaraga zawe ntabwo ari ngombwa zikandamiza abandi amafaranga ufite si ngombwa kandamiza abandi ahubwo ibyo ufite byose ni ikintu cyakwiye kuba inkingi yo kugira ngo kugira ute kuzamura abandi ubwo ndi kubwira abantu nyine usanga umuntu wenda wageze ku bintu runaka umustar se cyangwa se uri umukire runaka cyangwa uri kona ahantu uri bajya ngo mu mpumyi ngo ufite ijisho rimwe arayobora ubwo bukire uri kwiratana hari abandi babukurusha ako biteye ko nyine uri mu mpumyi nyine ntabwo wagakwiye kuzikandamiza cyangwa muzikandagira rero njye mba numva ko nyine ikintu wenda Uwiteka yansigarije nkurikije wenda byinshi cyane bitandukanye yagiye yancishamo ari uburwayi bukomeye sinagiye mbona nuko nagiye mbona nyine Imana intabara mu buryo butandukanye ari uko nagiye mbona ahantu nyine henshi nagiye ngenda njya mapro kuno ngeze njya muri Kenya ahantu nari kugenda amasaha 18 nahagiye iminsi 5 nyine ngenda ndarangiza ntazi ngo ndi no kujya hehe nyine bese hari ibintu byinshi bitandukanye nagiye mbona nyine Imana igenda ingirira neza so mbabwiye ukuntu nk'ibyo nahoze mbabwira ukuntu njya gushutinga umunsi wa mbere amafaranga nari nyakuye mu magi ntabwo mwabyumva babwiye situation zo mu muhanda bantu wenda twita ngo nabazunguzayi bahura nazo izo zose ntabwo mwazumva ko ibyo byose nyine ni ibintu Imana yagiye incishamo kano kanya mbaye ndi kubabwira cyangwa se nimbona n'umuntu na wenda ufite icyerekezo cyangwa se intumbero nkaho narindi ubwiye ati kude chapeau ubona nayo Imana izakugirira neza so niyo mpamvu rero nibingibi nyine nubwo biba byabaye ku muntu gutya jya kunokora nyine wende mu gihe gito irahombye ntabwo nge mvuga ko wenda ari uguhomba kundi kw'ibyahe n'ibyahe ahubwo ari ukuntu uvuga ngo ese Mana noneho ni ikihe kintu wifuzaga kunyigisha kuko ngewe ibi byose nyine mbifata nkaho ari Uwiteka nyine wenda ugikomeje kunyigisha kuko ibyo yagiye ancisha nk'ibyo byose bitandukanye niyo byagiye bituma mumenya Valence nyine nge wanyawe uyu munsi wenda tuvugana iyo ntaza kuza
wenda muri Kigali iyo nza kuguma wenda Nairobi cyangwa na hehe hose narajya hatandukanye uko wenda benshi bajya bambwira ati Valence turagukunda mu buryo bunobu udufasha mu buryo butandukanye wenda watumye na niyumva muri ubu buryo cyangwa nanjye afata umwanzuro mu buryo bumwe cyangwa ubundi benshi nagiye mpura nabo nyine bambwira amagambo nk'ayo ngaho kandi coup de chapeau ku bantu bankunda mujye munkunda munabimbwire iyo mubyareke no muri comment uko buriya nimba nta kintu cyambe kinezeza umuntu nuko ari gukora ibintu ariko afite n'abantu bagize gute bamukunda kandi bamukurikirana so kumbwira amagambo meza ntacyo bitwaye ujye ubimbwira kuko nyine nanjye ndabikunda cyane so ubwo rero niba ngibi nabyo nyine ndavuga ngo ntabwo mbifata wenda nk'ibintu nyine bije gutyo gusa kuko wamugane nimba mvuze ati wenda na channel nemaje kuyishishura miliyoni cyangwa hafi muri miliyoni 2 wenda yaritangiye kugenda impemba mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko urabizi ko ugenda ukora cyane ko ibintu bigenda birushaho kugenda neza n'abagiye batangira mbere yacu ngo nizibika zari amagi ariko kujya kuno ukabona nyine ibintu birangiye mu buryo nawe utagize mu ruhare so ntabwo numva ko wenda ngewe ari ibintu uzabona bwa ati ese man none ni irihe shuri uri gushaka kunyigisha n'ubwo niryo senyesho nari maze iminsi nsandi kuvuga ati mana ese none iki bino bintu ko bingendekeye gutya na gutya kandi ko wari uri kumwe nanjye wagiye uhagarara nanjye mu buryo butandukanye wagiye wambwiye ngo uzaba nanjye mu majya no mu mazi ese none ni irihe shuri uri kunyigisha so nawe rero uyu munsi tuvugana ushobora kuba uri mu bibazo bitandukanye uri mu bintu bitandukanye wikivumburira Imana uko nuyivumbura n'ubundi ibyo bintu byawe ntibiri bukemuke ahubwo wowe ubwiye Imana ati se mana n'ubundi ndabizi ko uri gushaka kunyigisha ahubwo uri gushaka kunyigisha iki ukumva none uramukusobanukiwe ishuri wenda iri mu cyangwa se none sobanukiwe igihe cyawe urimo sinkubeshye uzagira amahoro kawe nubwo uzaba waburaye uzagira amahoro kawe nubwo uzaba uri mu ntambara uzagira amahoro kawe nubwo uzaba bari gukubita uzagira amahoro kawe nubwo uzaba uri gusinya divorce uzasinya divorce nyine n'amahoro menshi n'umunezero mwinshi bitewe n'iki uko nyuma nyine y'ibyo byose nyuma ya divorce hari Imana kandi igira neza hari benshi bagiye batandukana nawe kandi uzaba mugakomeza nyine ngo icy'ingenzi ni kimwe cyumeke nganiza ashobora ko ibintu urimo atari umuvumo wagize gute atari umuvumo wikuroye so ibyo byose nanjye ibyo bintu wenda umuntu agenda struggling abandi ngeyo ndebye nkavuga ati mbo kino kintu imbaraga zanjye zose ninashyizemo nizi ngizi nkabwiye ati Imana nakoze uburyo bwose bushoboka biragira mbone 1500 ndashutinga mbone 100 ndashutinga mbone 200 ndashutinga mbone 300 ndashutinga ibyo byose ni nkaba ati none sasa ahasigaye none nanjye ndayamanitse igaragaza nizaneza shidikanya ko Imana ntago ashaka kureka kutugirira neza so bivuze kiriho umuvandimwe ndakwinginze bigarukeho ndakwinginze umuvandimwe fasha nyine n'icano igere kure towe monetize vuba projet nyine ndi kubategura ndetse niyo nari natangiye gukoraho nyikore nyirangize muyibone nzikari projet nziza kandi muzakunda mwebwe kano kanya nyine kuri hano kuri Okon Comedy nimuramuka mumfashije nyine mukajya mumfasha gusharinga gukora ibintu nyine mbese nirega biteye byanda bikeneye wenda simvuze ngo amafaranga uko amafaranga y'ibyo ni ibindi ariko naramusaje no kuri nabwo nashima Imana cyane nashima Imana buriya nabyo tujye tunavugisha ukuri nta kintu kidakenewe ariko buri muntu wari wese nyine ngewe abanyarwandakazi inshuti z'u Rwanda mwese ku muntu wese wumva ikinyarwanda ubwabyo nakubwiye ngo kuba wumva ikinyarwanda igare ko twonse rimwe abantu rero niba twararonse rimwe ntabwo tuba dukwiye guterana mu makuba nje ndabinginze munyifashirize nimwe muryango mfite nimwe babyeyi mfite nyine umuntu wari we wese ukumva uri ukunyumva kano kanya nyamuneka mukundi ibikorwa byanjye kandi sinibyo munansengera n'Imana inkundisha n'abandi sibyo ikindi cya kabiri abandwanya bo nyine ko byamera kose buriya uko waba uri kose ntabwo uzigira ubura abakurwanya ariko buriya n'Imana ikintu cya kinezeza nyine buriya n'abanzi na wana bajya badusunika nyine ngo tugere mu masezerano yacu buriya nawe ntushimire kubona n'abantu bose bagukunda kuko abantu bagukunda ntabwo umenya ubwenge so rero nundi n'abandwanya nabo nta kibazo wenda mugumye mu bikora ko ikibazo n'icyo nabatangaza cyo ni kimwe ntabwo ari muri kurwanya ahubwo muri kurwanya Uwiteka kuko Uwiteka niwe wampagaritse urumva ubwo rero umuntu wese ushaka kuri kundwanya nyamuneka wowe uri kwiteranya n'Imana kandi n'uwiteranya n'Imana yawe ejo n'ejo nishobora kuzaguca akaguru nigaramiye ibyiza ni kimwe rero nuko ahubwo twasenyera umugozi umwe twakurwana rwacu twifuza tukabaho neza ukumva tugatera imbere tugasenga Imana twese tukazajyana mu ijuru so ngiye kugenda bashyiramo wenda amashusho atandukanye wenda y'ibikorwa twari turi kugenda dukora namwe murebe no ubundi dene nzaga ku yindi episode mumbwira ati bimeze gute ciao ndabakunda cyane umuhungu wanyu Habimana Valence Okonko akakanya nyine turi kuri Okonko Media ciao murakoze kano kanya kuri Valence TV show
ntabwo nyine ibikorwa bikigenda neza, urumva turacyakurikirana uko bimeze, ariko still uko byamera kose naho n'ubundi nzi ko wenda mu gihe kitarambiranye yenda Imana nidufasha naho nyine amahembe agakinguka, n'ubu mushobora kuzajya munkurikira hariya mukamwana nkurikira ngaha. Ariko kano kanya nahangaha turi kuko nyine hariya aho urumva monetize narayambuye, ntabwo nagumya kwa uploading aho ibintu ntizeye kizanagaruka, urumva nyine ni ibindi. Murakoze, amahoro y'Imana n'abane namwe, ndabakunda cyane bavandimwe.